buzima, yaba ku barwayi bagomba gufashwa mu burwayi busanzwe ndetse n'abarwayi bafashwa mu burwayi bw'imyuka mibi gakondo muri rusange. Imbere yanjye hari umuganga ndetse n'umudamu ari kuba mu mwana w'umukobwa, ariko ushobora kuba nari mutashinga mane by'aka kanya. Ni umudamu ugeze kugana muganga Matovu amaranye igihe kirenze umwaka barabimuzingiyeho, imyaka ibiri si gutyo muri ibyo bice barayimuzingiyeho, nyuma aza kuza kubyara. Twigeze no kuza kujya kumusura i Rusizi, usanga kamera karacyari gatoya, ariko uyu munsi yavuze ati ngewe ngomba kuza gushimira muganga Matovu kandi byabaye habona, ndabayizinguye habona, umwana baza kunsura bagaragaza ko nabyaye habona. N'uyu munsi ndagira ngo nze kuza gushimira muganga Matovu habona. Ndakwakiriye mubyeyi, uragahora n'abana koko nkuko muganga Matovu yabigufashijemo, urakomeye amahoro? Ndamahoro, meze neza. Urashima? Ndashima cyane. Ibweyeye muraho? Tumeze neza. Ubwo mperuka yo narebaga mu gihugu cy'abaturanyi hepfo. Yego. Yari inshuro ya mbere ngezeyo, ubwa mbere ngera kameramani, ariko twishimiye imirere yanyu. Isambaza ziracyaboneka? Mw'iyi minsi isambaza ntabwo ziri kuboneka cyane. Ntabwo ziri kuboneka cyane kubera ikibuye. Ariko bimeze n'ubundi ndakira muganga Matovu kuri ya YouTube, ariko yakiriye mu rugo. Muganga Matovu nawe umeze neza, n'amahoro? Ndaho ndakomeye rwose. Urashikamye? Ndashikamye mu buvuzi bwanjye. Muganga Matovu. Yego. Ubushize ubwo duherukana twicaranya n'uyu mudamu, impungenge zari nyinshi, by'umwihariko bitewe n'uko yari yarazigiye ukunda igihe kirekire cyane, aza kuza kuvuka muravugana kubyara, muravugana kuri telefone, aravuga ati nzaza mushimire muganga. Uyu munsi araje, ubyakiriye gute muganga? Kuri njyewe ndishimye cyane. Nubwo reka musuhuze. Uraho neza muganga? Umwana w'umuhungu waramubonye? Yego, namubonye cyane. Ndishimye cyane kuko ni agaciro kuri njyewe ndetse no ku barwayi bangana n'abanyarwanda muri rusange, kuko biranshimisha iyo nkoze ikintu nkaza kubona ingaruka zacyo nziza, nkabona banshimira bambwira ko nabafashe. Biranshimisha cyane, numva umwuga wanjye mukora neza. Yego. Mubyeyi, ubushize waje uri kuribwa n'inda, wenda udafite byinshi byo gutekereza, nabwo ufite ko wicaye ahantu hari icumu, ihembe n'ibindi bigiye bitandukanye. Ubu muri aka kanya ndumva nyine harimo n'urw'ibisimba. Iri cumu rishobora kuba ariryo ryamfashe kugira ngo n'umwana. Ntabwo nanseka ko ari ibintu bibi kuko ndadufasha. Kuko byamfashije njyewe ntabwo navuga ko ari ibintu biteye ubwoba. Yego. Kuko biravura. Yego, twibwe mu kiganiro n'usasa neza, waje gushimira Matovu muganga bitewe n'iki? Icya mbere cyatumye nshimira muganga Matovu ni umwana ndetse umwana ndahetse n'abandi babyeyi. Icya kabiri, mu rugo iwanjye turishimye cyane. Yego. Ibyo byonyine urumva ko nawe ari ingenzi, nkwiye gushimira. Yego. Ati mu rugo turishimye, nubwo mbere ku akanyamuneza kari gahari, wenda natashye hakiri kare sinabasha kubana n'umutware, ariko byagaragaraga buri wese ko akanyamuneza kari gahari. Umwana yaramutsiritse cyangwa uyu munsi hajemo umuhango wo kumurasaga no kumubangwa n'ikimuga? Aya mwana ntabwo yatsiritswe, kuko umwana ni umuziranenge, abagome ahubwo bayifuza ko atabaho, ahubwo nibo bafite ishyari, ariko nta n'icyo bakongera gukora. Ariko yageze no kwa muganga, nyine ari kwa Matovu, urumva nk'umuntu waje kundeba nubwo yagenda gutyo gusa, ngomba no kumuha ubwirinzi. Yaba ari nyina, yaba ndetse n'umwana yabyaye, ngomba kumuha ubwirinzi. Ndetse abagome bo ntibahwema, abarozi ntibahwema, niyo mpamvu abo bari barozi ndabashubuje, ariko mbabwira yuko bavuga nanjye ndahari kugira ngo nanjye abashuje aho bari, ariko nanjye bamenye ko umugaza Matovu hari nyine yemerewe, azi guhangana n'abarozi. Asa bari baramuroze bakoresheje utubaraga dukeya, wabasuza bakongera ibibaraga bibiri hejuru y'izawe, ngo ntabwo waba ubambishije umwana muto w'abandi.
buriya umuntu wese aba yizeye ku giti cye, kuko n'ikimenyimenyi ko nizeye nuko umaze abantu benshi batangiye kuza kunshinga mbere. Ntabwo rero n'ubundi abari babaroze bari bafite izo mbaraga, ariko mpamya yuko imbaraga dufite zo kuvura zirahari kandi zizahoraho ibihe byose. Naba ndiho nasaza nk'uko data yasharira nanjye akambwira ati komeza, ubu hari ni nawe uzakomeza uwo mwuga mpaka, kuko ni umuco gakondo, ni umuco nyarwanda, tugomba kuwibagirwa, ahubwo tugomba kuwusigasira tukawigisha n'abandi batarawumenya, kuko tudahari nyine hari byinshi byakwangirika. Abanyarwanda abantu bagira amashyari, urabizi, abanyarwanda bagirana amashyari, bahora barugana mu miryango, bapfa amasambu, bapfa ku mwana wa runaka yabonye ishuri ryiza azamukiza bakaba baramuhitanye, abandi bapfa imbibi, abandi bapfa, mbega harimo ibibazo byinshi. Ariko abanyarwanda nanone bazi kwikurikirana, nicyo bashimira, ariko babikurikirana. Wowe uhora n'umuntu mu muhanda ukagira ngo ntabwo azi kwikurikirana, ariko burya abanyarwanda ni abahanga, kuko ntawabikora ku manywa. Ariko abanyarwanda benshi bazi kwikurikirana burya baba bakagera. Yego, hari umuntu wigeze ambaza ngo kuki Matovu akunda kwambara ikanzu y'umukara, burasi ibisobanuro yuko akorana cyangwa se ashyigikiwe n'imbaraga z'umwijima. Iyi kanzu ifite ikivuze kuri njyewe, niwo mwambaro nambara ngiye kuvura. Uvuga ngo rero iyi kanzu kuba ari umukara, abantu babitekereza uko bashaka, ariko imbaraga zo turanazifite. Imbaraga zo turazifite. Umwijima se nk'uko bazita iz'umwijima, bazita iz'umwijima, bazita iz'umucyo, cyangwa nuko icyo zikora zifasha abanyarwanda. Yego, so ni ibyo muri rusange. Mubyeyi uramahoro? Kigali wongeye kuyibona gute? Kigali hameze neza rwose. Kuko usogize amasoni byagenze gute? Ntabwo wizeye muganga, ntabwo uramenyana muganga. Uyu muntu ngana nanjye ntabwo nagira isoni rwose. Yagize amasoni, ufite umwana uhetse umuhungu mwiza mu mugongo, ni byiza, ni byo gushimwa by'aka kanya byo kuba uhetse umwana mwiza. Ni keza rwose. Ndabona abagome bari bamaze ku muganga nawe akongera akareba uti reka ndebe ka kana abagome bashakaga kugira kureba nabi umuziranenge w'umuntu akaba adashaka kuza kwaza ku isi nzizeyo, kandi wenda ari imbaraga z'igihugu ejo azakorera. Kasinziriye se? Yego, barasinziriye. Komanda kasinziriye muganga kuvuga muganga gaterureho. Ntacyo kubageza biraje. Kumugeza umuntu yateruka mama we yagize imbaraga zo kuvuga ngo hasi ndebe birahagije, ubwabyo bisobanura ikintu kinini. Yego, bisobanura ikintu kinini. So watekereje kuza nyine kumushimira kubera iyo mpamvu itandukanye, ubiganiyeho n'umugabo wawe umubwira ukuntu yagenze kugira ngo ubashe kuza kubona urubyaro. We yatakiriye gute? Urubyiruko ntabwo mu miryango yo bifuzaga yuko umubana mbere banazinguriye n'inda mbere yuko isamwa, noneho uberetse ko bimwe bifuzaga ko bitabaho, hari umugabo wamufashijemo. Ariko nanone hakoreshwa ya mvugo abantu bamwe nabitwa ko basenga cyangwa bizeramana yuko batizera abapfumu. Ariko umutware ko bavuye mu bapfumu gushaka umwana byagenze gute? Tuganiriza iby'aka kanya. Kuko nawe wabyemereye yabaye nk'umuntu wijijisha, anyereka ko atabikunze. Ariko nyuma tumaze kubona n'umuziranenge wacu yarabikunze cyane, aramwishimira. Nyuma aranambwira ati ugomba gukora cyane tugashimira umuntu wadufashije kubona umuziranenge. Kuza hano nabo bifitemo uruhare cyane. Ahubwo yahoraga ambwira ati kutabyuka ngo ugende. Wese kutamuzanye ngo yikurikirane? Namuzanye afite akazi, nawe abasigara ari kwita gushaka amafaranga. Yego, arimo arita byo gushaka amafaranga, arimo gushaka ibizatunga urugo muri rusange. Nta kintu gutumye kuri muganga se ngo umubwire kuvuga utarabwira ati mutware yavuze ati nishimira ko nabonye gafungu k'imfu. Mutware wanjye amushimira cyane, gusa nanone nimva hano ndamuhereza muganga kuri telefone bari buze kuvugana nawe amubwira uko yiyumva. Aya masaha ntabwo bari mu kazi ngo ahubwo tumuhamagara akanya. Aya masaha buri yaravuze ntabwo wahita umufatisha. Yego, ntabwo wahita umufatisha bene aya masaha arahuze, ntabwo wahita umufatisha muri rusange. Muganga wumvise ko n'umutware ngo yagushimiye. Gusa arishimwe nari namuzaniye
mwinyemereye mwareka twemereze abagore bo mu cyaro mani we ikoma be nabashe kubona n'ibihumbi 300 gusa nanone mfite agasambu kanjye nyuma yo kuba nakibaruka n'umwana ababyeyi bampa kandi nanjye nkaba numva nagamukana ubuze ko nzaza gutura iwanyu ajya ni mu bweye ubuze ko nzaza gutura iwanyu mu bweye nzatura rwose uzaze rwose ahubwo ajya kurangira amashyamba hariyo gucamo imiti ahubwo aza kurangira nyungwe n'iki hantu hari amashyamba akomeye yo gucamo imiti oya ntabwo buriya impano yose ihora ari impano kuko n'ubundi impano zigira ari nyinshi ubundi kandi ubutaka burya ni impano nziza ni ikintu waraga n'umwuzukuru wawe urumva nawe yigomwe kandi ndakishimiye wakoze byose ni yo kugushimira umutware wawe umushimire umutware we araza kukuvugisha oya no kuba wategereje kuzaba n'ukuri wakoze kandi ntabwo wakoze cyane narabashimiye na n'ubu ntibashimira yego mugafite utubazo turashaka kubaza tugahita dusoza icya mbere kiragira giti abantu benshi bamaze kubona baza kugushimira ahangaha baguha amafaranga aruta ayo bavurira kubera iki ubundi icyo kibazo umbajije iyo abantu benshi gutabaza bw'umuntu bifite agaciro yego rero umuntu ushimira aba ari umuco ni uko uramukoreye ikintu cyari cyaramunaniye ndetse akabona ikintu umukoreye nta kiguzi yabona guha yego uko nyine iyo nza kuvuga ngo nta mafaranga mbere wenda rero no kuvuga ati wenda umugabo nyaka amafaranga mbere wenda aragira ngo ayiriye niyo mpamvu uravuga ngo genda nubyara uzagaruke kunyereka umwana nk'umunyarwanda rero uzi ubwenge nawe yavuze sinagera imbere ya muganga wenda kera byahoze ubundi kera baraturaga bagatura imitwa bagatura ku bwa data n'amaga badutura buri munsi bagashorera mu mahembe bagashorera mu maka bakaza bikorezwa mu bibindi hahoraga inzoga iwacu hahoraga abantu benshi baza gushimira gusa uwo muco rero data yampaye numva nanjye nazamukuze ndetse nazahoraga n'abana yego niyo mpamvu rero ikiguzi bampa kirenze icyo mbavurira n'ibyo mba nabakoreye byari byarabarenze ibyo kandi byarabananiye ubwo ni inzoga y'abakuru babazanye rwose n'ububaza